Bishop Gafaranga rero kugeza ubu ngubu akaba ari mu maboko ataraye nk'uko bimaze kwemezwa n'umuvugizi wa RIB. Akaba Bishop Gafaranga rero afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya hariya ya Nyamata ni mu karere ka Bugesera. Uyu munsi Uburusiya burizihiza intsinzi batsinzemo abanazi, akaba ari umwaka wa 80 bizihiza iyi ntsinzi, banesha ibihugu bigera kuri 2 bitunze intwaro za kirimbuzi, harimo Pakistan ndetse n'Ubuhinde. Ibyo bihugu rero byose uko ari 2 bikaba bitunze intwaro kirimbuzi, bikaba byahuriye mu ntambara. Ibihe byiza nanone kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe hano kuri iyi shene ya Icyizere Family TV, mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Namwe mugenda mutwumvira mu bihugu bigiye bituzengurutse, aba diaspora mwese rero namwe mbahaye ikaze. Ni amakuru tugiye kurebera hamwe, njyewe ugiye kuyabagezaho ni inshuti y'Izake. Inshuti zacu rero mise mfatiraho nk'uko bisanzwe. Umunyarwanda yaravuze ngo zirara zishya bwacya zikazima. Ese ni iyihe mpamvu umunyarwanda yaba yaravuze aya magambo cyangwa se yaraciye uyu mugani ngo zirara zishya bwacya zikazima? Impamvu yo kubivuga, yabonaga ingo z'ababana ugasanga baraye barwana, bwacya mu gitondo ukabona ibintu ari amahoro, cyangwa se ukabona baraye barwana, bwacya mu gitondo bakajya mu kazi bakora akazi kamwe, ugasanga bari guseka barishimye, ariko nyamara bajya vuga ngo kami ka muntu ngo ni umutima we. Iyo ni imigani yose abanyarwanda bagiye bakoresha, bivuze ngo ashobora kwirirwa mu kazi atameze neza, cyangwa bakirirwana baraye barwana, ariko bakavuga ati uko biri kose reka twihangane dukore akazi kabandi nyine kugira ngo twe kukica, nidusubira mu rugo turaza kongera turwane. Icyo bishatse kuvuga rero amakuru mbazaniye nuko mu basitari bagiye batandukanye bagenda bagaragaraho imico itari myiza, ingeso zitari nziza, ukumva ngo runaka bamuteye muri yombi bamuhoye ibingibi, ukumva ngo runaka yiyahuye ari umusitari ufite amafaranga ndetse n'ubutunzi, ukumva ngo runaka nawe yiyahuye muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rero mbazaniye amakuru atariho ivumbi. Amakuru ngiye kubagezaho rero nayo witwa Habiyaremye Zakariya mwakunze, yitwa Bishop Gafaranga, niwe uwo rero. Uyu Bishop Gafaranga rero kugeza ubu ngubu akaba ari mu maboko ataraye nk'uko bimaze kwemezwa n'umuvugizi wa RIB. Akaba Bishop Gafaranga rero afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya hariya ya Nyamata ni mu karere ka Bugesera. Ni nyuma y'uko umugore we amureze y'uko amuhoza ku nkeke, ajya kumurega kuri RIB. Rero RIB iraza imuta muri yombi. Uyu mugore we rero akaba yanatangaje ko mu bihe byagiye bitambuka yagiye amuhohotera kandi akamubwira yuko azamwica. Nyuma y'ibyo rero ni ukuvuga ngo Bishop Gafaranga yaje gutabwa muri yombi na RIB imukurikiranyeho ibyo byaha, bakaba bakiri kumwuzuriza dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha, hanyuma aregwe akurikiranweho ibyo arimo arashinjwa n'umugore we. Uko rero abasitari bagiye batandukanye bagenda bakora ibitari byiza, ugasanga rero bagenda bahohotera abo babana, ugasanga
bari kugenda bakora ibitari byiza mu miryango yabo, ariko uko byagenda kose ntabwo ushobora guhohotera umuntu witwaje uko uri kose, waba uri umusitari waba utari umusitari, ntabwo ufite uburenganzira bwo kuba wahohotera mugenzi wawe. Ngayo nguko amakuru y'abo basitari bagiye batandukanye. Uwo Bishop Gafaranga amazina ye yiswe n'ababyeyi be akaba ari Habiyaremye Zakariya, akaba rero ari gukurikiranwa n'ubugenzacyaha kugira ngo abazwe iryo hohotera yagiye akorera umugore we. Uyu munsi rero tunyarukiye hanze ya Afurika, twerekeye ku mugabane w'Uburayi. Uyu munsi Uburusiya burizihiza intsinzi batsinzemo abanazi, akaba ari umwaka wa 80 bizihiza iyi ntsinzi yuko batsinze intambara y'isi ya kabiri. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe intambara ikaba igikomeje hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine, nubwo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashyizeho agahenge k'iminsi 3, ariko Ukraine we yo ntabwo bigeze bubahiriza ako gahenge. Kugeza ubu ngubu ibyo birori bikaba byitabiriwe n'abaperezida bagira afite ibihugu bigiye bikomakomeye, harimo Ubushinwa, harimo ndetse n'igihugu cya Belarus ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Aho ngaho rero mu Burayi hakomeje indi ntambara yakomeje guhanganisha ibihugu bigera kuri 2 bitunze intwaro za kirimbuzi, harimo Pakistan ndetse n'Ubuhinde. Ibyo bihugu rero byose uko ari 2 bikaba bitunze intwaro kirimbuzi, bikaba byahuriye mu ntambara, bakaba barimo rero barapfa agace ka Kashmiri. Ubu bivuze ngo rero uko byagenda kose iyi ntambara nta gihugu na kimwe giteganya kuba cyayitsindwa, kuko giteganya kuyitsindwa, gishobora kwifashisha ibitwaro byacyo bya kirimbuzi, ugasanga umugabane w'isi rero uhuye